Amakosa Mwikinanywa iby'abagabo byo gusiga abagabo baryamye ibyibare Nari kuzichaka ngo wajarambana aba yifunze ikintu cyabura ugomba gukora wowe iyo ndirimbo uri gucuranga uzamuramo akavorime wabonye zamuramo akavorime usubizemo iyo ndirimbo ubundi umubwire icyo uri buze ko banzire w'umwana uzi kubyina ahangaha iyo nangiye gusiba kiramo akandi ariko rero mwatse namwe maje kutana mbana nasara turi twembi gerageza muri icyo ndikubaganye nakotoza don't worry babe sinakotoza n'ubutaha ibi bintu n'uburyohe bibone baby nakotoza nkabutuza no gutaha segura umubirwa nawe tusinabona everyday ndashaka kumanzabona ndashaka tuve mu busa right now urabizi nakutukuza hasa umakutukuza urabizi nakutukuza hasa umakutukuza I go down the Moringa, put it one on the Rainga. Oh my God, Nagarinja. Señorita, don't wanna die, you don't give it up. Every day ndashaka kumanzamuna ndashaka tuve mu busa right now but I don't wanna die you don't give it up nachokoza nkagutinza no guta segura umubingo nawe gisimana
everyday ndashaka kugupangamuna ndashaka tuve mu busa urarisna tukoza asamba tukoza urarisna tukoza asamba tukoza I don't fear anything since I got you to the twin. Baby girl, we in now push it. I won't take you outside every day. Go down, if I got you, I go down. I wanna go you my down. My baby, tell me press. You call me that when I touch to the body. Press putting your shit, press Nico Puri. You call me that when I touch to the body. Press putting your shit, press Nico Puri. I go down, get your tukoza. I go down, help me is all last time, no doubt. I'm in this up to it, and then catch it. Pura is the guy who can catch it. Oh, my time for you follow pocket. I got these things in the press and the catch it. Oh, my time for you follow pocket. Pura is the guy who can catch it. I got these things in the press and the catch it. Yeah. Nasabona hari urabizi ukunda cyane ubagera wiruka wiyeho longwengo cyane atoza advice bikwabaye wallahi nkunda wowe I don't wanna lose my baba sometimes why ndashaka ibijya bamwisa tubitane ati urabizi cyane igikombe kizi kubyina umukobwa nawe inzoka tu urabizi byawe n'ubugenge n'ibindi Mani wari kuzana imikino n'umukobwa abuze telefone mureke imikino abuze telefone ze hano nayishaka reka kusinyimikino telefone ebyiri ziri hano ntabwo ujya zivuga ngo uzibike kandi zari ziri hano ntabwo aje gukina hari ujye mureka kugira ibintu bikina ariko muzane telefone umugabo wanjye ntabwo zana telefone z'umukobwa runaka Musangura musisi twitindire muri kutugira bo right koba uzagashiro mfiteho usuzugura umugabo matatu usuzugura
Unazo yashana kore yashana mureke. Yarazi telefone. Mwana cyane bari kumwe mugabo. Jema kabareka byinshi Eres inzoga ni wewe. Wewe. Chachaka. Wewe ni chachaka. Bantu chachaka ariko wowe va. Bitse Bigera kumariya ngabo. Shayi wenda ukubenda. You know how much? Bani nyine yasinze. Wese kuburyo byere yanjye ndi kwibora. Asanga nasekirita mugirana. Nasekirita mugiranga. Rero bareka kutuzana mbutiyaje. Wese byere ni mwana ureka. Sana ndire wa. Baby, go on, dear, you just. I love you so much. Mana yaje. Uzari ikintu nakubwira ni ukuri. Uzi ikintu nakubwira. Ndakora. Ntaravuga byinshi ku telefone yanjye. Telefone yawe sheri wagiye ngo Reka imikino ma telefone yanjye wetwaye. Gabanya gake. Telefone yawe sheri wagiye ari mwiza wakabya. Uri mwiza. Uburaje. Uburaje wa mugabo. Sheri urumva uturutse nifashe ngiye kuri toilette. Uvuye? Uzikiguye muri toilette telefone yawe sheri. No kuri najyanye ngiye kumurika yikubita muri toilette. Uvuye muri toilette na makeup wasinze imeze gutyo uvuye muri toilette. Makeup ziriyo sheri. Makeup. Urimo urandeba neza. Urimo urandeba neza. Uretse vaho turisangaye. Ubu turisangaye. Ndebera ku isaha ngaho. Uba muzima. Ririnza kugirene. Ndi muzima sheri. Ubu urabona washatse umugore w'ikigo gise. Ndi muzima umva. Meze neza umugore wawe ari full package sheri. Umugore wawe ari full package. Aho ukarakara uri mwiza. Vaho witsindiro. Rero mubwiye. Telefone yanjye iri he? Gaho ndebe. Abo wagiye kwa kazono gusa Umbabaje. Bambwire. Uri bukana nagukwiriri. Uri kwiyandarika. Wanguye hehe? Wanguye hehe wa mugabo? Utangiye gucyurirana. Ibi byo gucyurana mana ndabyanga nange. Ibi byo gucyana. Ese wanyweye essence wanyweye iki? Urabona nawe yakize. Nawe mugore wawe kuba nta kibazo. Ibyo tubyihore. Ikibazo ni iki? Kuna mu buriri ukagaruka bwenda guke. Njyewe so ugiye kuri toilette mukanya aka kaya nani muturi maze muri toilette hano rero. Uvuye muri toilette? Toilette ibamo akabari, ibamo kanyange, ibamo ibiki? Ariko se winkora. Ni mwanya mugabo wanjye mwiza. Ubu buzima busanzwe uri mwiza ariko utangiye kuvugana rwose ewa. Ntabwo atari gusubira.
rero ugiye gutuma ufata imyanzuro utari mwiza ugiye gutuma ufata umwanzuro utari mwiza kandi uzabaye riri ndakumva mutware ejo nzahamagara iwanyu mbabwire ko wananiye kandi ngiye gutandukana sheri ibintu nkubwira ndi seri ntabwo ubuzima njye bwifuza ndabirambiwe please umugabo mwiza bashyirika mu gihe narakwihana urumva njye navuye hano urumva ariko nta nubwo nari ndi kugenda intwara telefone yawe ndayitwaza sibyo bitewe n'urukundo mukunda intwara niyayo ariko nkubwije ukuri kumana bazi ibyo byose ariko nanjye ntabwo nabaye ibintu byabo byose nabimenaguye ariko ntabwo za telefone zacu ntumbwire ko bantwariye telefone mana gitare cy'amahanga Yesu Kristo inka zamuze sherido ba telefone arega niyanjye barajyana nayo nafite sheri ariko ntabwo zizagendera ngo ariko nukuri nubwo batwite telefone do ntabwo bakozeho rwose ibintu bya byose biracyameze neza nta muntu wangura yararahiye ko ntazaguca inyuma n'umunsi n'umunsi baragiye aho ngaho just kwenjoy byonyine sheri nta kintu bakozeho byose bimeze neza ndabizi ko iyo mukozeho mwumva ariko mumenye ko rero twumvikana sibyo ntabwo nkunda umuntu umenyera si umuntu umenyesha wankuriye telefone ahangaha sinari nyiguhaye nta na gahunda yindi nari mfite uri umungano uragira ngo ugiye mu kabari none ngo telefone bayitwaye wayijyanye nyiguhaye se basi njye rwose ndabyemera twatayibaye ariko telefone zacu na nyirakabari yazinyishyura njye ntabwo nakwemera ko zigenda uko nguko shirido inallah njye nawe nakwemera ko twara telefone yawe ni iyanjye njye na ryama sorry ryamure ngabanya ibintu ngo ese aho ushaka nabyo wabita ibindi bintu shiri gabanya umunwa ryama cyonyine ndako natatu rimwe sheri ukora akazi kawe nk'umugabo range unkora akazi nk'umugore n'abana babona ibyo bashinzwe hanyuma rero ryamundeke ryama undeke ugira amahoro mugabo mwiza Lidia twarakundanye kuva kera tukiri batoya ndakwihanganira kugira urukundo rw'inzozi zanjye ndagutegereza imyaka iba myinshi sinigeze nita ku mafuti wagiye ukora abasore mwari yambaye inkunga nyinshi wagiye uca barazihanganye bigeza naho nongera ndakwigarurira none ndabona unaniye neza neza mureke wigendere urumva nta sura ufite mbere ya byose genda uzanire telefone turumvikana nkeneye ko ujya kuzanira telefone sheri ni ukuri mbabarira ntabwo nzongera kunywa inzoga ni ukuri ko imana ntabwo nzongera kunywa inzoga ndakurahiye azima ayo magambo uhora uyambwira ibihumbi ntabara ubu ngubu nibwo wibutse ko
sohoka mu buriri ujye kuzanira telefone nta kintu nukuri sinzongera kuvuga ega nanjye nagabanya inzira nagabanya inzira nukuri sibundi mwazanshakira nyamusengesho kuko nanjye ko ntazi ibintu bintera nkisanga nagiye mu kabari ikinyarwanda ndi kuvuga ntabwo uri kucyumva urashaka ko nongera nkasakuza amashusho ibyo tubireke igihe kuko yamanitse ko kujya gusezerana nawe kugiye kubana nawe akaramata mu byiza n'ibyo byose nanjye nagabanya ingendo hagabanya ingendo nawe ijoro namageze aha ngaha ubundi si urayimaze iki ntakore ibintu wari ukoze nijoro urabizi cyangwa ibintu wakoze nijoro urabizi ariko ikamubwira ntabwo muzongera ahita unitora kuri ibintu warabimenaguye mu kabari k'abandi ndakurahira ko ntazigera nta kintu na kimwe ntuzigera nishyura yicara ubizi uva ngaho nitaba ariko ibintu warabikoze ntabyo uzi telefone yanjye uratwaye akabari k'abandi uragira akaduruvanze ibintu uramenaguye none naribirije gusa nyuma y'ibi bintu twumvikanye navugishije bene wanyu bose bene wawe ndakubasura basi nyuma yo kuva muri ibyo bibazo mbabarire umbwire mu buzima turangizanye amahoro turangizanye amahoro ungezaho ndabihaza ibyo ndakubaha mugabo mwiza ndakubaha ariko nahise byane wambwiwa ushaka iki niwo mwanzuro nafashe kugira ngo umvire mu buzima neza bazi icyo dupfura gera vuba genda Hello? ntabwo wambona za telefone kuko nari mfite yanjye na papa ngira ngo ibyo umuhungu wanjye avuze murabyumvise mubyumvise hari aho abakinze ngaho namwe nimubwire basi wenda barakubeshya ntabwo byabaye se mwana wiyemeje kunsebya neza guhera mu Rwanda kugeza ushatse neza urugo ruranze ubu twagakwiye kwicara ni ugusa twamuze ntitwamuherekeje abantu bose tukaza tugatwikurura inshingano zacu zari zihari ibi yabivanye iwacu ku buryo ese akamubaza aho umwana wanyu yifata agafata telefone ye agafata n'iy'umugabo we agatinyuka akazifata akajya mu kabari akazijyana mu kabari kugira ngo ataza kumuhamagara yagera mu kabari telefone bakazimya bakagaruka kamubaza wa mubyeyi ubu naramutumye
ise yaramutumye Oba mama nabatumije gutya inshuro nyinshi cyane so kugira ngo nza ushyire umutima mwiza ariko se bitari impamvu nta kuntu bitakurenga nta kuntu bitakurenga. ndakumva mwana wanjye ndakumva pe kandi cyane ndishyira mu mwanya wanjye. telefone zagiye muko ibyo kuba warabyutse ibintu bavuga tubijya babubizi izo telefone zo zagiye kuko nibyo utwaye amatelefone urayanywera ariko narumva iyo mbivuze muravuga ngo nayo agacupa ni ukuri da babarira amakosa yose n'ay'abagore nawe wababarira ariko icyo nkundira abagabo ibyiza byose ni ibyanyu amafuti n'ay'abagore bwaturekere turekere tubanze dukemura ikibazo kiraho ufata telefone urabyuka yewe icyo ndenda ngasubize umva izo telefone warazijyanye umva yemuko uzi kureba barata mukazana wanjye ndashaka ngo usubize reka mwibariza akabazo sibyo yababureka mama ndabyumva rwose buri mugenzi wanjye uko yakunanira yarakunaniye ndi kubibona ni nkuko nanjye ejo umwana wanjye azananira sibyo ariko izi saha buri wese arebera ku mwana we n'imbogamizi ahura nazo n'ibibazo ahura nabyo aracyari mutoya ibaze kuba afite ibibazo by'urushako akingana atyo. mama ndakumva ubu ikintu cyose wambwira nacyumva nuko wanjyana kose nagenda kuko ndishyira mu mwanya wawe sibyo. none se dukora ikintu cyo gukora gihari ikintu turashaka abantu baguma bakubaka ibyo yakoze byose yangije byose turabiriha mubyibuke. none se nimba murabiriha n'ibizangizwa ejo muzabiriha ubu turimo turareba ibyabaye ejo naho Imana mubyeyi sibyo uko bwije uyu munsi siko bwirejo sibyo nawe wivuga nkaho birangiye burundu we tubwire turabiriha byose pe mutubwire n'ibindi byose ariko tubone ku giti cyanjye uva ku bwije ku giti cyanjye ubundi ngiye nakomezaga ngenda mbwira ibintu mbikemanga ibintu byanjye ku giti cyanjye rekana n'uyu muryango uracyari mutoya uzashaka uwundi mugore mubane kandi mubane neza. Ako ubundi buretse mbaza ntabwo uzi kuvuga nakubajije ibi bavuga byarabaye subiza yego cyangwa woye subiza ndakwinginze none se nkubaze utekereje uratonekara iyo utekereje bigenda bite ese basi wakwibutsera ahantu uri kumana urabyuka ninjoro imbabazi reba hano we urabyuka ninjoro reba hano imbabazi zisubira urabyuka ninjoro ufata umwanzuro ureba ku isaha ubona aho zigeze ndiko byumva waranatorosheje mu maso umugabo wawe ureba niba natikamiye niko byagenze ariko niko byagenze nose araguhishe basi ni wanatubaha twe ubu se naro muzamara gukingurira ese ubundi oya ubwo se kumubaza ngo yaramukinguriye wowe urabona ari ubwa mbere bibaye cyangwa nuko ari gafashe ntabwo uzi kureba ndashaka ngo wegura ayo maso undebe ndeba hano reka nkubaze uribuka ko umugore washatse ibyo bintu urabizi ntabwo ubizi ubaye ubizi ntabwo wankorera ibintu mbere yuko utekereza ubwo bugore bwawe wibuka amafaranga nakuririye uri kumva ahantu hose ndagenda ndakena urutoki ndagurisha inkura zimwe mu bukwe bwawe uzi amafaranga natanze wa mwana we ndakwinginze papariri umva nkubwire ibi ntabwo ari byo bikenewe hano ureba hano werekeye umva nkubwire ni wowe wamwishe ni wowe wamwishe ibi ntabwo ari byo bikenewe hano izi saha umva nkubwire uriya mugabo wawe ubona sibyo naramuguhaye yafashe inshingano zanjye saba imbabazi vuba
hagwera ase tor kwasi amubona kada zikwe mutangini ureba hano werekeza umvura aho tumushaka handa gise azi kuno cyumva ko zaba yazimwe ubwo wanjye mbure kuko ntazongera mbabarira ndakwinginze ahubwo hari ibuye ukarifata kuno dore zamura amaboko ukatitira wakubona utitira zamura zawe kogese ndakwinginze ntabwo bizongera ni ukuri bari n'urupapuro hari basi mu medicine ariko ntabwo nzongera ningaruka aha hantu umanitse uko amaboko nkagaruka ntamuneka n'umufunguzo mbabarira ndakwinginze mumbabarire mama ntabwo bizongera basi mu urupapuro medicine ariko ntabwo bizongera naringize Genda kubabarira mwana wawe. Ndakubabarira. Ikintu cyane muri se mugire. wowe urige nakora iki Babarira wowe n'umuryango wawe. ntabwo uzongera basi muzanye urupapuro ndasinye ariko ntabwo bizongera ntabwo uzongera kuntesha umutwe ni ukuri ko Imana ntabwo isubye bibiri ndamubabariye urakoze mu Rwanda urakoze mu kuri Tangwe na mwana. Ndaguruka. urakoze mu kuri Maze tuze wubake. ntabwo nzongera kubaterwa n'ukuri mumbabarire ukamusubiza gutera ukamusubiza urakoze mu kuri ukoze kumbera umubyeyi mwiza Urakoze. aho urakoze Urumwe mfite. Ntuzongeye kumvuza Rero isoni. bana banjye. Sibyo. Urugo. Ukaza. Urugo rusaba kwihangana. Sibyo. Ugafata umugabo wawe akakunyura. Sinzi abo bandi inzoga Neza kabiri hanze nta kintu byakora. Sibyo. Kamwe nashyize Tuza wubaka urugo rwawe. Njye shimishwa n'ikintu kimwe ko n'umwana wanjye ateka. Ameze neza atari muri rwa serera ahangayitse iyo agenda nkabona ari kugenda umuhanda atazi aho umuganisha ngo numva ningiye nk'umubyeyi bintera akantu. ya nimero yawe iracyari muri mobile money. Uri kunsengera? Yego. Yego. Uri kubisengera? yego ni ukuri Ndazira. yakoze ibintu bingana uyu mukobwa wanyu n'ubundi Nkoresha amafaranga. Reba hano. Tujye kugera mu rugo. Telefone zanyu ziriho. Uri kumva? zose wazi Uri kumva? muzishyura se cyane ntabwo oya ntabwo ari uko mwaturisha Ntabwo byari Sibyo. ntabwo Oya. oya mwumve ko tugikoze nk'ababyeyi Oya ntubitekereze nabi rwose ariko tugikoze rwose nk'ababyeyi kuko iki kintu tugereye. cyumvikana ntabwo Uri kumva? muturihishije pe kandi turabashimira imbabazi Uri kumva? muduhaye muguze ute turaziguze bizongera ni ukuri oya tugomba kuzigura nawe abanzaho agaciro atekereze kuba yubatse tukazi kuriho ibyo biratuma yubaka Reba hano. Mbere wajyaga ari njye wahashye. Uri kumva? ubu n'uyu ugutunze si ugutunze Ubu naragutanze Nibyo- njyewe n'inkwano zawe zimaze kubyara kabiri. ndakeka yabyumvise nduzo twakubabariye ntabwo tuza azongera. kandi ndabashimiye cyane urakoze cyane Nimutuze, nimutekane, nimwubake urugo rwanyu kandi nimusenge. Sibyo? Ibibazo byose mufite mu bitura Imana kandi ikindi ntimukajye mugenda muri mupfuye aka kantu kagende kaba ikibazo mu rugo rwanyu kagende gakura niho kagenda karangira karazanye ikintu kingana nk'iki ngiki. Sibyo? Mwana wa mukaza umfashe ibi bintu sinzagaruke hano urushako ni communication ibaze gufata umuryango urushako ni ukaza ukuganira
wo kugira tuze Ni ugusaba twishimye imbabazi. tukaza turi mu bibazo byayo. guca bugufi ariko ntazagaruka hanze angwe n'amafuti yawe promise Ntabwo uzagaruka. oya kugarukaho nzazangwa n'ibyiza ndatekereza reba hano ibyiza byo bizatuza ariko umva nkubwire singiye singusize ibintu byagenze neza ujye umbwira buriya ujye umbwira yumvise buriya ujye umbwira ntabwo bizongera ariko ndakwinjiza ujye umpamagara ni umuntu mukuru nawe ndakeka ntugasonge mama wawe mbere yo kumubwira ujye umbwira ndamwishoboreye naramubyaye ntugire ku gisi mama ujye umuretseho gake tugire bike dukemura ageze nyuma wenda twananiwe nuko nanjye biramfasha amunyoroheje kuko njye ntabwo ibintu bintesheje umwana ni ukuvuga ngo iyo maze kumenya ko afite ikibazo bitamera njyewe nk'umuntu mbese ntazi ukuntu mumfashije n'umukazana wanjye arabinyemereye ikintu ngira muri iyi si nkunda n'umwana wanjye sibyo ibindi byose ku mukazana wanyu ntacyo nzi neza ko yabura nta kibazo na kimwe yahura nacyo mu rugo usibye kwifata neza akubaha umuhungu wanjye n'umuhungu wanjye akamwubaha nk'umugore ni nacyo njye nifuza nk'umubyeyi kumva ko abana banjye batuje batekanye namwe ndakeka icyo mwifuza cyane turabashimiye cyane natwe turabashimiye ni ukuri mwabyeyi mwimfura cyane rero turataje